Action. Turabashuhuje abaduteze amatwi ndetse n'abari kutureba muri hirya ndetse no hino muri hafi na kure. Turabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Reka dutangire ikiganiro cyacu twiragiza Imana rugira. Mana nyiringabo kandi Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Turagushimiye kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, kuko ari itariki itazongera kugaruka mu buzima bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko turinda kandi tunejejwe no kubana natwe. Rero tuboneyeho gusengera abantu bazajya babana natwe mu biganiro byacu dutangiye uhereye no munsi kugeza igihe tuzabisoreza twebwe tutazi, ariko wowe uzi Mwana. Ujye ubana n'abashonje, ujye kandi ubaha ibyo kurya ubagaburire, ujye ubana n'abahaze nabo barinde kurengwa ngo bibagirwe. Kandi abarwayi ujye ubakiza, imfubyi n'abapfakazi ujye ubitaho, abafite imyenda ujye ubabera umurengezi kandi ubishyurire. Intambara nyinshi abantu bagenda bahura nazo ujye ubabera igisubizo muri zo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'uko nari maze kubivuga, iyi ni channel ya Munyanziza Theophile official, ndetse ni nako yitwa nayo. Ni channel mwari musanzwe mukurikira, ubusanzwe mwakurikiraga indirimbo ndetse n'utundi dushotsi duto najyaga nshyiraho, ariko uyu munsi noneho naje muri ubu buryo bw'ibiganiro. Mu buryo twifuza kuzajya dukoramo ibiganiro by'iyobokamana, kandi ni ibiganiro bizageraho bibavana ndetse naho bibageze. Ibyo biganiro rero, hari ibiganiro byinshi, tuzagenda tugira abatumirwa benshi uko Imana izagenda itubashisha, kandi namwe turabasaba kuzajya mudutera inkunga cyane, mukibuka gukora subscribe, mugakora share ndetse na comment ku kiganiro bitewe n'uko mwacyumvise ndetse n'uko mwakibonye. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo rero uyu munsi wa none tuganire ku kiganiro nahaye umutwe uvuga ngo uramenye ntuzibagirwe Imana yawe. Iyo dusomye Zaburi y'106 umurongo wa 13, ni umurongo uvuga ngo hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Nuko iyo Zaburi ivuga ni 106 umurongo wa 13. Dusubiremo, baravuga ngo hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Aba ni bandi? Aba ni Abisiraheli. Bisiraheli baturuka ku mugabo witwa Tera wabyaye Aburahamu, Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara imiryango 12 y'Abisiraheli. Ntabwo turi buze kubiva imuzingo, ariko ngira ngo wenda tuzageraho tunabibabwire. Tuzababwira uburyo Yakobo yagiye kwa nyirarume, ni nyirarume Labani, hanyuma agatenderayo Rasheli. Inkuru z'Abisiraheli ni inkuru ndende, ariko tuzagerageza kugenda tubaganiriza kandi tubibabwiraho. Nubwo namwe muba mwarasomye, abenshi munaturusha byinshi, ntabwo turi abahanga cyane, ariko kimwe cyo twagira ngo twigarukire ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu. Ni ijambo cyangwa se intego ivuga ngo uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe. Akenshi iyo dusenga, abakristo ndetse n'abatari abakristo, buriya umuntu wese afite uburyo asengamo Imana kandi afite uburyo abanamo n'Imana. Iyo turi gusenga akenshi usanga turi gusaba Imana. Hari ababwira Imana ngo Mana, nunkorera ibi ngibi nanjye nzakora ibi ngibi, nungenzereza gutya nanjye nzagenza gutya, nubikora gutya nanjye nzabikora gutya. Ibyo ngibyo byose tugenda tubwira Imana, uburyo tugenda tubana n'Imana, uburyo Imana igenda idutabara, igenda iturengera, igenda idukorera ibikomeye, igenda idukorera imirimo n'ibitangaza bikomeye. Ugasanga ariko kenshi na kenshi nka 90% abantu iyo bamaze gusubizwa usanga bareba. Abisiraheli tuvuze babaye mu gihugu cya Egiputa imyaka igera muri 400. Bibiliya iratubwira ngo imyaka 430 ishize. Ubundi Imana ibwira Aburahamu, ndumva ni mwitangirira igice cya 14, yaramubwiye ngo urubyaro rwawe ruzabashyitsi n'abimukira mu gihugu cy'amahanga, ngo bazabakoresha uburetwa. Byari bivuye kuba yarasinziriye, yararimo yari yabaza ibitambo agomba kubitamba. Hanyuma Aburahamu aza gusinzira. Amaze gusinzira, hanyuma ijwi ry'Imana rimanuka. Mbibutse yuko ari Imana ubwo yabimwibwiriye, ntabwo ari umuhanuzi yabimubwiye, si inzozi, si niyereko, ni ijwi ry'Imana yumvise riramubwira ngo kubera ko utabashije kuba maso ugasinzira. Mbibutse ko ubu ngubu dufite akaga kenshi k'abantu bagiye basinzira, bagasinzira mu bintu by'Imana. Muyobozi wasinziriye, ndakwibutsa yuko Imana izakubaza icyatumye usinzira.
mudiyakoni wasinziriye, muririmbyi wasinziriye. Uyu ntabwo ari umwanya wo gusinzira, ahubwo ni umwanya wo gukanguka tugakora umurimo w'Uwiteka Imana yaduhamagaye. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana iramubwira ngo kubw'icyo gikorwa ukoze cyo gusinzira, hari abantu bakinisha kugwa, ugasanga umuntu yaravuze ngo ngiye ngo nta kibazo ngo nzagwa, ngo ningwa ngo nzabyuka. Ndabibutsa yuko abasinziriye bose atari ko bakanguka, kandi ndabibutsa yuko abagenda bose atari ko bagera iyo bagiye. Muri ubwo buryo rero niko n'igiti gitemwe cyose atari ko gishibuka, kandi niko n'abaguye bose batabyuka. Hari ijambo Dawidi yavuze, yaravuze ngo mwami wanjye ntunyishime hejuru, nubwo nguye nzabyutswa n'Uwiteka. Uwo ni Dawidi. Nubwo Dawidi yaguye yarabyutse, ariko ndabibutsa yuko Sawuli yaraguye, ariko ntabwo Sawuli yabyutse. Sawuli yahize Dawidi, yarinze apfa akiri guhiga Dawidi, akiri gushaka kwica Dawidi. Ntabwo Sawuli yigeze abyuka. Bavandimwe, Herode ntabwo yigeze abyuka. Herode we niba yarigeze no gukizwa simbizi, ariko Herode ntabwo yigeze abyuka. N'abandi benshi, hari abantu bakuzengurutse. Ntugakinishe kugwa. Aburahamu yasinziriye gusinzira kw'iminota konyine gusa, kubera ko atabashije kwirukana ibyiyoni byari birimo birarya ibitambo, byari biri kurya inyama yabaze kugira ngo aze kuzisambaho ibitambo. Imana iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzajyanwa mu mahanga ari abashyitsi n'abimukira. Mbibutse kandi ko twibukiranye, hari ibyaha, hari ingaruka z'ibyaha abantu bafite, batewe n'ibyaha ba nyirarume bakoze, ba sekuru bakoze, ba se wabo bakoze, ba nyina bakoze. Hari ijambo Dawidi yavuze ngo ba data bakoze ibyaha ngo natwe twirengereye ingaruka z'ibicumuro byabo. Ndabibutse yuko tujya duhura n'ingorane zitewe n'ibyaha abantu bagiye bakorera muri uyu murimo. Ugasanga umwana afite ingorane z'ibyaha ababyeyi be bakoze. Urugero rutari kure, murabibona nk'umuntu wakoze jenoside. Umuntu wakoze jenoside kugeza uyu munsi, mbese mu gihe cya gacaca murabyibuka yuko abantu bagiye bariha ibyo bagiye bangiza. None se nk'umwana wagira ngo ntibyamugizeho ingaruka? Hari abana byagizeho ingaruka biga, kandi mu by'ukuri bataratumye base, bataratumye ba nyina, bataratumye bakuru babo, ariko bikabagiraho ingaruka. Utwo bari bafite bakatugurisha kugira ngo bajye kwishyura imitungo bangije. Izo ni ingaruka zigenda ziba. Ugasanga umubyeyi aragiye aribye, yamara kwiba cyangwa akagira imibare mibi, akajya kuguza banki. Yamara kuguza banki, ugasanga ya banki agujije abantu baje guteza, ugasanga kwishyura biramunaniye. Abana bakazagerwaho n'ingaruka z'ibyaha ababyeyi babo bakoze. Ababisiraheli rero nabo igihe cyarageze, nk'uko Imana yabivuze. Ninde wababanjirije? Ni Zaburi 106, ndumva ni umurongo wa 23, uravuga ngo yohereza umugabo wo kubabanziriza. Ni Yosefu waguriye kuba imbata, bashyiraho ibirenge by'iminyururu bamubabarisha ibyuma, ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye. Isezerano rye ryaramugeragezaga cyane. Uwo ni Yosefu. Yageze mu gihugu cya Egiputa. Ntabwo turivuga uburyo yageze mu gihugu cya Egiputa, murabizi. Yagiye bamugurishije biturutse ku rwango rwa bene se bamwanze. Mbonereho nkubwire wowe ufite abantu bakwanga, ukaba ubizi ko umutima wawe nta kintu kibugushinze, umutima wawe ukaba ubizi ko ari uwe, ndakwibutsa yuko uko ugomba kwihangana. Ihanganira aho uri, niho Imana yashimye, nibyo Imana yashatse. Ndakwibutsa yuko hirya y'ibyo uzabona amashimwe, kandi amashimwe azaba atubutse, azaba ari amashimwe ahesha Imana icyubahiro. Haleluya! Umugabo witwa Yosefu bamujyana bamuhoye bene se, bamugiriye ishyari, ariko ishyari rya bene se ryari ririmo umugisha wa Yosefu. Ndakwibutse yuko ishyari ry'abakwanga, bari kukwanga, urwango rwabo rurimo umugisha wawe. Ntabwo byoroshye kubyumva cyane y'umuntu. Nzi abantu benshi bagiye birukanwa ku kazi, abantu bakabagirira ishyari, bakabirukanisha ku kazi, bose akabasezerera, ariko uyu munsi ahantu barahubwa ababosi babo babirukanye, bakaba ari abantu bo kubifuza. Umuntu yigeze yaduha story z'umuntu wigeze kwirukanwa na bosi. Yirukanwa na bosi, amwirukana nijoro, amwirukana atanamuhembye kandi n'imvura iri kugwa. Ariko igihe kiza kugera yaramwirukanye, kwa kundi umwana ajya mu mujyi akajya gukorera amafaranga, arangije kwiga. Hanyuma arangije kwiga rero nyine ahura n'uwo mukire, ariko umukire atamufiteho amakuru. Buriya reka mbabwire, dusa nk'abandi. Hari korali baririmbye ngo
bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangira ibyago, bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi, bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare, imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse, ariko hora ibyacu saho bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugahagarara twenye, hora ceceka wihorere, ndumva guhorera kumuhoza Yesu, ndumva imirindi ye agarutse, nshuti ihangane aje kuturuhura. Imana ishimwe. Ndakwibutsa rero yuko nubwo ibikomeye bibaho, ariko mu bikomeye tugenda tuhabonera Imana. Yozefu baramugurisha ageze mu gihugu cya Egiputa, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yozefu agira ukuboko kwiza. Mu kugira ukuboko kwiza kwa Yozefu kwamukururiye, buriya reka mbabwire, iyo tugize umugisha, hari abantu bibwira yuko kuba bagize umugisha batandukanye n'ibigeragezo. Aho ngaho waba waribeshye. Umugisha wabonye ntabwo byari bivuze yuko utandukanye n'ibigeragezo, ahubwo ibigeragezo byari bihinduye izina. Niyo mpamvu iyo uguze imodoka, ntabwo imodoka izabura gupfumuka ipine. Burya n'ikigeragezo cyahinduye isura. Ibaze nawe wafashe urugendo, imodoka ikagupfumukana ipine, kandi wari ufite urugendo rwihuta. Imana itugirire neza. Bivuze iki? Bivuze ngo no mu mugisha w'iby'Imana iduha, naho Imana igenda ishyiramo ibigeragezo, kuko ibigeragezo ni agasabune kamesera imyenda umugenzi, kugira ngo umugenzi atirara, cyangwa se kugira ngo imyenda y'umugenzi idasa nabi. Imana itugirire neza. Hanyuma rero igihe cyaje kugera, Yozefu agera muri gereza bitewe n'uko muka Potifari cyangwa se nyirabuja yashatse kumufata ku ngufu. Yozefu arabyanga. Yongeza aha ngaha hari ibintu njya mbwira abantu, bene data baca imanza mutahagaze ku bintu, kubera ko runaka yakubwiye iki nawe ukagihagararaho. Tuza uretse guca imanza. Ndabibutsa ko hari ibyaha bigira ibimenyetso, hari ibyaha bigira ibimenyetso kandi bikagira ibimenyetso nyiri kubiregwa atabikoze. Murabyibuka ni umuhanzi witwa Tom Close yararirimbye ngo kuri ubu ntihagitsinda ufite ukuri, hatsinda ufite ibimenyetso bya simusiga. Bivuze iki? Ni ukuri hari ibyaha burya bibaho kandi bikabaho pe bifite n'ibimenyetso. Yozefu icyaha cye cyari gifite ikimenyetso. Yozefu wageze mu cyumba, nahageze. Yozefu ikanzu ni yawe ni iyanjye. None Yozefu ko ikanzu ari ye, akaba yemera ko yageze no mu cyumba, ikiri bugaragaze ko Yozefu atasambanye n'iki? Hari umuntu bigeze gufungisha, bamufungisha, umuntu umwe amufungisha ari nyirarume ariko amuhora amasambu. Twabanaga mu nce zo ku Gisozi ya Raruguru, ni umugabo ntabwo ndi bumuvuga amazina ye, ariko ubu ngubu ari mu nce zo mu Gasyata. Hanyuma rero uwamufungishije yari nyirarume, yakubisemo imyaka 12. Yari ari kumbwira ati Theophile, ubu mumaze imyaka muri gereza 12 nta cyaha nakoze. Ubwo nyine uko yavuyemo murabyumva, ni ya masengesho. Imana ishimwe. Ndabibutsa ko umuntu afite ubushobozi bwo, Bibiliya itubwira Abami ba mbere 21, umuntu afite ubushobozi bwo kugushyiraho ibyaha kandi utakoze ibyo byaha rero, kandi ntabwo ushobora kubihakana. Murabizi Abami ba mbere 21 niho nari mvuze. Umugabo witwa Naboti yanze kugurisha uruzabibu rwe n'umwana. Hanyuma ngo umugore we Yezebeli aramubwira ngo niki cyatumye wanga kurya ntungu. Undi aramubwira ati ni Naboti w'Yezereli yanyimye uruzabibu rwanjye ndashakaga. Undi aramubwira ati ibyo ngibyo byo kurukwima byihorere. Ati hanyuma nanjye ari ukuntu nshaka kubigenza, humura. Aramubwira ngo uzategura abagabo 2 b'ibigoryi basengane, nibamara gusengana nibavamo mu masengesho y'iminsi 2 bazamushinze bavuga ngo Naboti yatutse Imana atuka n'umwana, ngo bazahere ko bamujyane bajye kumutera amabuye bagire gute bamwica. Niko byagenze, Naboti baramwica. Nyamara Naboti bamwishe, Naboti atakoze icyaha. Ndabibutse yuko hari ibyaha abantu baregwa ndetse bikabahama. Hari abazira ko batazi kuburana, hari n'abazira yuko badafite umuntu baburanira, hari n'abatsinda, kandi abatsinda bose ntabwo ariko mu rubanza baba bafite ukuri. Abatsinda bose, hari umuntu utsindisha, hari umuntu utsindisha ko azi kuburana ariko akaba afite ibimenyetso, ariko wowe ugatsindwa udafite ukuri. Buriya hari abantu bagiye bafungwa bazira ubusa, abo ngabo barabizi. Imana itugirire neza. Rero ndagiye mubwire ngo ishyari ry'abantu mubana
nubwo rihari nubwo ryahaguruka ariko hirya y'ibitugerageza Imana nayo ihari kugira ngo ducire akazi. Niko Abisiraheli byaje kugenda, baje kubabara, igihe kiragera Abisiraheli bavanwa mu gihugu bava mu gihugu bagera mu gihugu cya Egiputa. Mu gihugu cya Egiputa bagezwayo n'iki? Bagezweho na Yosefu nyine, igihe bene wabo inzara yateraga bagenda bagiye guhahayo, hanyuma bavuye guhaha niko bageze mu gihugu cya Egiputa. Bageze mu gihugu cya Egiputa barateseka, bahura n'ingorane nyinshi. Imana yibuka isezerano ryayo na Aburahamu yuko yamubwiye yuko urubyaro rwe ruzoroka rukangana n'umusenyi wo ku nyanja. Yibuka yuko yamubwiye ngo imuhaye umugisha, imugize umugisha, uzamusabira umugisha azawuhabwa, uzamuvuma Imana izamuvuma. Imana yari yarabibwiye Aburahamu. Yibuka isezerano ryayo, hanyuma irangije ituma umugabo witwaga Mose. Uburyo yavutse ntabwo tubivuze. Hanyuma imaze gutuma umugabo witwaga Mose aragenda azana ubwoko bw'Abisiraheli abukuje muri Egiputa amaboko akomeye y'Imana. Ndabibutsa ko atari amaboko ya Mose yakuye muri Egiputa Abisiraheli, kuko bakoraga imirimo y'agahato, babumbaga amatafari, bubakaga amazu, kandi ibyo byose babikoraga badahembwa. Mwibutse we mukire, we mu bosi ukoresha abakozi ntubahembe, kutazabona ubugingo buhoraho. Ndabibutsa mwebwe mukoresha abakozi, mwarangiza mukagenda amasaha y'abakozi mukayarya, ukarya ejo 3 ejo ukarya 5, kandi umushahara we ni wa wundi. Urabizi ko umurya amasaha, ubwo ni ubujura, nabyo uzayibazwa imbere y'Imana. Hari ibyaha byinshi birimo amanyanga ari gukorerwa mu murimo, tuzagenda tuvugaho. Abakora ibise bityo byose ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Igihe cyaje kugera rero, Imana yibuka isezerano ryayo, imaze gukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Bavandimwe, murabyibuka ku nyanja itukura Imana yakoresheje amaboko akomeye. Mu butayu Imana ikoresha amaboko akomeye. Mu ngorane bahuye nazo bigeze bifuza inyama, Imana imanura ngo inturumbutsi. Yavuze inturumbutsi ni inkware. Bibiliya ivuga ngo barazirya barazihaga, bagera ku rwego rwo kuvuga ngo izi nyama nazo ngo zibaye nyinshi, zirabasesema. Ibyo ni ibitangaza Imana yagiye ibakorera. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo hahise akanya bavuye mu gihugu cya Egiputa. Kinyarwanda baravuga ngo ushize impumu ngo yibagirwe icyamwirukansaga. Bamaze gushira impumu, bamaze kurya bahaze, babashije kwigurira brochette, babashije kwigurira ibirayi byokeje, babashije kurya umuceri no kugura amasitoke, bamaze kubona akazi, bamaze kubona iby'Imana yabavuzeho, amasezerano yabo amaze gusohora. Abisiraheli baribagirwa. Abisiraheli turi kuvuga uyu munsi ni wowe uri kunkurikira. Birashoboka ko ari wowe uri muri Kenya, birashoboka ko ari wowe uri muri Australia, birashoboka ko uzankurikira wenda uri mu Buyapani cyangwa mu bindi bihugu aho social media abantu babasha kuzigeraho, ababozi basha kugeraho bose. Ndakubaza, uyu murongo urumva utakureba? Hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze. Bibiliya iravuze ngo ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Hari abantu bamaze kubona umugisha Imana yabasezeranyije, imigisha yo kugira ngo ibe intandaro yo kugira ngo bakomeze gukorera Imana neza, ahubwo ibe intandaro yo kugwa. Bavandimwe, ntabwo iby'Imana yaduhaye yabiduhereye kugwa, nta nubwo iby'Imana yaduhaye yabiduhereye kugira ngo dukomeze dukora ibyo twishakiye by'ibyaha. Oya, ahubwo imigisha, umuririmbyi yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Icyatumye iriya migisha umuntu ayihabwa kwari ukugira ngo nawe uzabe umugisha mu gihe gisa n'iki. Kwari ukugira impamvu Imana yakwambitse ikaguha imyenda irenze 5, kwari ukugira ngo nubona umuntu wambaye ubusa nawe uzamwambika. Haleluya. Rero bavandimwe, najya mbabwire ngo uramenye ntuzibagirwe Imana yawe. Ntuzibagirwe, numara kurya ugahaga. Hari abanyeshuri muri kwiga kandi mwiga mushaka kubona akazi. Nyamuneka nimumara kubona ako kazi nimuzarenganya abo mukoresha. Hari abantu bamara kwicara muri ministeri bakagira ngo ahari ntago Imana yabahabakura ngo hajya abandi. Hari abantu bamara kugera mu myanya bakibwira yuko hari Imana itahabakura ngo ihashyira abandi. Nukuri, hari abantu bamara kubona iterambere yakwambara urukweto rwiza akabazi yuko ari we wambaye urukweto rwiza ruhenze. Ndakwibutsa yuko imigisha utayimazeyo. Nyamuneka ibyo Imana yaguhaye nibibe intandaro yo kugira ngo yibagirwe, ahubwo bibe intandaro yo kugira ngo wubahe Imana kandi uyubahishe. Murakoze, Yesu abaho umugisha. Tuzasubira ubutaha. Mwari kumwe na Munyanziza Theophile wabagezaga iri jambo ry'Imana. Imana arishyize ku mitima yacu, kandi tubonereho gushimira uburyo mutwumva
uburyo muba mudukurikirana, kameramani frere, Imana iguhe umugisha, ndetse n'abandi bazadukurikirana hirya no hino. Imana ikomeze kugenda ibahaza uburame. Abo bitagenda neza ni muhumure, ejo bizaba bigenda neza. Byashoboka yuko nayo hari abantu bagize gute, hari abantu bagiye bakugirira nabi. Byashoboka yuko waba warirukanwe mu kazi, ukirukanwa uzira ubusa, ariko nagira ngo nkubwire ngo Mungu wa Israeli yapo pamoja nawe. Imana ya Israeli iri kumwe nawe. Ni ukuri Imana iradukunda, Imana igufitiye umugambi mwiza, ariko niba ushaka kwihana kandi nawe wagambaniye umuntu bakamwirukana mu kazi, ubizi yuko baguhaye amafaranga, ni ukuri aho uri hose wihane, kugira ngo ubwami bw'Imana ubwo Kristo azaza aje kutujyana mu bwami bwe, nawe tuzajyana. Imana ibaha umugisha, mukomeze kudukurikira, mukora subscribe kandi mukora share, ndetse musangiza aba bantu muri kumwe, inshuti zawe n'imiryango, ubu butumwa. Imana ibaha umugisha. Reka twongere dusenge kandi kugira ngo tubasezerere. Mana, mu izina rya Yesu dusengeye abantu bari barimo baradukurikirana batwumva kuri iyi channel, mwami, bumva ubutumwa bwiza, abaguye mu mutego wo kugambana bitewe n'ababarushaga amaboko babategetse, Uwiteka Imana ndakwinginze kugira ngo mu izina rya Yesu aba bantu, Mana, ubaha umutima wo kwihana. Abagambaniwe nabo ubaha umutima wo kubabarira. Nubwo bimeze bityo, hirya y'ibyo hari amateka uzaremera abantu bawe. Hirya y'ibi hari ibintu byiza witeguye kuzakorera ubwoko bwawe, kandi bizatuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho rero tugirire neza, uturengere muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.